Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 18. Ubukuru bushimwa mu bwami bwo mu ijuru ubwo ari bwo. Icyo gihe abigishwa begera Yesu baramubaza bati, umukuru mu bwami bwo mu ijuru ninde? Ahamagara umwana muto amuhagarika hagati yabo arababwira ati, ndababwira ukuri yuko nimudahinduka ngo mumere nk'abana bato mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Nuko uzicisha bugufi nk'uyu mwana muto niwe mukuru mu bwami bwo mu ijuru. Uwemera umwana umwe muto nk'uyu mu izina ryanjye nijya aba yemeye. Ariko ushuka umwe muri aba bato banyizera akamugusha, ikiruta nuko yahambirwa urusyo mu ijosi rye akazikwa imuhengeri mu nyanja. Isi izaboneshwa ishyano n'ibigusha abantu, kuko ibyo bigusha bitazabura kuza, ariko uwo muntu uzana ibigusha azabona ishyano. Ariko ukuboko kwawe cyangwa ukuguru kwawe nibigucumuza uguce ugute kure yawe. Ibyiza nuko wakwinjira mu bugingo usigaranye ukuboko kumwe cyangwa ukuguru, biruta uko wajugunywa mu muriro utazima ufite amaboko yombi cyangwa amaguru yombi. Cyangwa ijisho ryawe nirikugusha urinogore urite kure yawe. Ibyiza nuko wakwinjira mu bugingo usigaranye ijisho rimwe gusa, biruta ko wajugunywa muri gehinomu y'umuriro ufite amaso yombi. Mwirinde mudasuzugura umwe muri aba bana bato. Ndababwira yuko abamarayika babo bo mu ijuru bahora bareba mu maso ha Data wo mu ijuru. Umwana w'umuntu yaje gukiza icyari cyazimiye. Mbese muratekereza muti, umuntu ufite intama 100 imwe muri zo iyizimiye ntasiga izo 99 akajya ku misozi agashaka iyazimiye? Kandi iyo ayibonye, ndababwira ukuri yuko ayishimira cyane kurusha izo 99 zitazimiye. Nuko so wo mu ijuru ntashaka ko hagera n'umwe muri aba bato urimbuka. Uko itorero rikwiriye kugenza uwanze guhanwa. Mwene so nakugirira nabi, ugenda umumenyesha icyaha cye mwiherereye, nakumvira uzaba ubonye mwene so. Ariko natakumvira umuteza undi cyangwa babiri, ngo ijambo ryose rikomere mu kanwa k'abagabo 2 cyangwa 3. Kandi niyanga kumvira abo uzabibwira itorero, niyanga kuryumvira naryo azakubeho nk'umupagani cyangwa umukoresha w'ikoro. Ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru, kandi ibyo muzahambura mu isi bizaba bihambuwe mu ijuru. Kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose, bazagikorerwa na Data wo mu ijuru. Kuko aho 2 cyangwa 3 bateraniye mu izina ryanjye, nanjye mba ndi hagati yabo. Umugani w'abantu 2 barimo umwenda. Nuko Petero aramwegera aramubaza ati, Databuja, mwene data nangirira nabi nzamubabarira kangahe? Ngeze 7? Aramusubiza ati, sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 77. Nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umwami washatse kubarana n'abagaragu be umubare w'ibyo yababikije. Abanje kubara bamuzanira umwe muri bo yishyuza itaranta inzovu. Ariko kuko yari adafite ibyo kwishyura, shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana be n'ibyo afite byose ngo umwenda ushire. Umugaragu aramupfukamira aramwinginga ati, mwami, nyihanganira nzakwishyura byose. Shebuja aramubabarira aramureka amuharira umwenda. Ariko uwo mugaragu arasohoka asanga umugaragu mugenzi we yagurije denariyo 100, aramufata aramuniga aramubwira ati, nyishyura umwenda wanjye. Umugaragu mugenzi we yikubita hasi aramwinginga ati, nyihanganira nzakwishyura. Ntiyakunda, maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamarira kwishyura umwenda. Abagaragu bagenzi be babonye ibibaye barababara cyane, baragenda babibwira shebuja uko bibaye byose. Maze shebuja aramuhamagara aramubwira ati, wa mugaragu mubi we, naguhariye wa mwenda wose kuko wanyinginze. Nawe ntiwari ukwiriye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye? Shebuja ararakara amuha abasirikare kugeza aho azamarira kwishyura umwenda wose. Na Data wo mu ijuru nuko azabagira nimutababarira umuntu wese mwene so mubikuye mu mutima. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 19. Ibyo gusenda umugore. Yesu arangije ayo magambo ava i Galilaya ajya mu gihugu cy'i Yudaya hakurya ya Yorodani. Abantu benshi baramukurikira abakirizayo. Abafarisayo baza aho ari baramugerageza baramubaza bati, mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we amuhora ikintu cyose? Nawe arabasubiza ati, ntimwari mwasoma yuko iyabaremye mbere yaremye umugabo n'umugore, ikababwira iti, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe? Bituma batakiri babiri, ahubwo babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranyije hamwe umuntu ntakagitandukanye.
baramubaza bati niba ari uko niki cyatumye Mose ategeka ko umugabo aho umugore urwandiko rwo kumusenda abona uko yamwirukana? Arabasubiza ati Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu inangiye, ariko uhereye mbere hose ntibyari bimeze bityo. Ariko ndababwira yuko umuntu wese uzasenda umugore we atamuhora gusambana akarongora undi azaba asambanye, kandi ucyura uwasenzwe nawe aba asambanye. Abigishwa be baramubwira bati ibyo umugabo n'umugore we niba bigenda bityo, noneho kurongora si byiza. Nawe arababwira ati abantu bose ntibabasha kwemera iryo jambo keretse ababihawe, kuko hariho ibiremba byavutse bityo mu nda za ba nyina, hariho n'inkone zakonwe n'abantu, hariho n'inkone zikona ubwazo kubw'ubwami bwo mu ijuru. Ubasha kubyemera byemere. Yesu yakira abana bato. Maze bamuzanira abana bato ngo abarambikeho ibiganza basabire, abigishwa barabacyaha. Ariko Yesu arababwira ati mureke abana bato ntimubabuze kunsanga, kuko abameze batyo ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Amaze kubarambikaho ibiganza avayo. Iby'umusore w'umutunzi. Nuko umuntu aza aho ari aramubaza ati mwigisha mwiza, nkore cyiza ki ngo mpabwe ubugingo buhoraho? Nawe aramusubiza ati unyitira iki mwiza? Umwiza ni umwe gusa, ni Imana. Ariko nushaka kugera ku bugingo witondera amategeko. Aramusubiza ati ni ayahe? Yesu aramusubiza ati ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshyere abandi, wubahe so na nyoko, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uwo muhungu aramubwira ati ayo yose narayitondeye, none icyo nshigaje ni iki? Yesu aramusubiza ati nushaka kuba utunganye rwose, genda ugurisha ibyo utunze maze uha abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhere kuze unkurikire. Uwo musore yumvise iryo jambo agenda afite agahinda, kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Yesu abwira abigishwa be ati ndababwira ukuri yuko biruhije ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ndetse nababwira yuko icyoroshye ari uko ingamiya yanyura mu zuru ry'urushinge kuruta uko umutunzi yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Abigishwa babyumvise barumirwa cyane bati ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Yesu arabitegereza arababwira ati ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana byose birashoboka. Ibyo abarekeshejwe ibyabo no gukurikira Yesu. Maze Petero aramubaza ati dore twebwe ko twasize byose tukagukurikira, none se tuzamera dute? Yesu aramusubiza ati ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya, ubwo umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye, namwe muzicara ku ntebe 12, mucire imiryango 12 y'Abisirayeli imanza. Umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu kubw'izina ryanjye azahabwa ibibiruta inshuro 100, kandi azaragwa n'ubugingo buhoraho. Ariko benshi b'imbere bazaba b'inyuma, kandi ab'inyuma bazaba b'imbere. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 20. Umugani w'abahinzi bo mu ruzabibu. Ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umuntu ufite urugo yazindutse kare gushaka abahinzi ngo bahingire uruzabibu rwe. Asezerana n'abahinzi idenariyo ku munsi umwe, abohereza mu ruzabibu rwe. Isaha 3 arasohoka asanga abandi bahagaze mu iguriro ntacyo bakora, nabo arababwira ati namwe mujye mu ruzabibu rwanjye ndibubahe ibikwiriye. Baragenda. Yongera gusohoka mu isaha 6 n'isaha 9 abigenza atyo. Isaha zibaye 11 arasohoka asanga abandi bahagaze, arababaza ati niki kibahagaritse hano umunsi wose ntacyo mukora? Baramusubiza bati kuko ari nta waduhaye umurimo. Arababwira ati namwe mujye mu ruzabibu rwanjye. Bugorobye nyiri uruzabibu abwira igisonga cye ati hamagara abahinzi ubahe ibihembo byabo, utangirire ku banyuma ugeze ku ba mbere. Abatangiye mu isaha 11 baje, umuntu wese ahabwa idenari imwe. Ababanje baje bibwira ko bahembwa ibirutaho, ariko umuntu wese ahembwa idenari imwe. Bazihawe bitotombera nyiri uruzabibu bati aba banyuma bakoze isaha imwe ubanganyije natwe abahingitse umunsi wose tuvunika twicwa n'izuba. Nawe asubiza umwe muri bati mugenzi wanjye sinkugiriye nabi, ntuzi ko twasezeranye idenari imwe? Ngiyo yijyana ugende. Ko nshatse guhemba wa nyuma nkawe, mbese hari icyambuza kugenda? Ko nshatse guhemba wa nyuma nkawe, mbese hari icyambuza kugenza ibyanjye uko nshaka? Kundeba igitsure kuko ngize ubuntu?
uko niko ab'inyuma bazaba ab'imbere kandi ab'imbere bazaba ab'inyuma. Yesu avuga iby'urupfu rwe. Yesu yenda kuzamuka ngo ajye i Yerusalemu, yihererana n'abo 12 ababwirira mu nzira ati, dore turazamuka tujye i Yerusalemu, umwana w'umuntu azagambanirwa mu batambyi bakuru n'abanditsi, bamucira urubanza rwo kumwica. Bazamugambanira mu bapagani, bamushinyagurire, bamukubita imikoba, bamubambe, ku munsi wa gatatu azazurwa. Ubukuru bwo mu bwami bw'Imana. Maze nyina wa bene Zebedayo azana n'abana be aho ari, aramupfukamira ngo agire icyo amusaba. Nawe aramubaza ati, urashaka iki? Aramusubiza ati, tegeka ko aba bana banjye bombi bazicara mu bwami bwawe, umwe iburyo bwawe undi ibumoso. Yesu aramusubiza ati, ntimuzi icyo musaba. Mwabasha kunywera ku gikombe nzanyweraho? Bati, turabibasha. Arababwira ati, ni ukuri igikombe cyanjye muzakinyweraho, ariko kwicara iburyo bwanjye n'ibumoso sijya ubigaba, keretse abo data yabitunganyirije. Ba bandi 10 babyumvise barakarira abo bavandimwe bombi. Yesu arabahamagara arababwira ati, muzi yuko abami b'abanyamahanga babatwaza igitugu, n'abakomeye babo bahawe kubategeka. Ariko muri mwe siko biri, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajya aba umugaragu wanyu, kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe ajya aba imbata yanyu. Nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Yesu ahumura impumyi 2. Bakiva i Yeriko, abantu benshi baramukurikira. Impumyi 2 zari zicaye iruhande rw'inzira, zumvise yuko Yesu ahanyura, zirataka cyane ziti, mwami mwene Dawidi, tubabarire. Abantu barazicyaha ngo zihore, ariko zirushaho gutaka ziti, mwami mwene Dawidi, tubabarire. Yesu arahagarara arazihamagara, arazibaza ati, murashaka ko mbagirira nte? Ziramusubiza ziti, mwami, amaso yacu ahumuke. Yesu azigirira imbabazi, akora ku maso yazo, uwo mwanya zirahumuka, baramukurikira. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 21. Yesu agiye i Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Bageze bugufi bw'i Yerusalemu bajya i Betifage ku musozi wa Elayono, maze Yesu atuma abigishwa 2 arababwira ati, mujye mu kirorero kiri imbere, uwo mwanya muri bubone indogobe izirikanye n'iyayo, muziziture muzinzanire. Ariko nihagira umuntu ubabaza ijambo, mumubwire muti, databuja niwe uzishaka, maze arahera ko azibahe. Ibyo byabereyeho kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi bisohore ngo, mubwire umukobwa w'i Siyoni muti, dore umwami wawe aje aho uri, ari uw'ineza, ahetswe n'indogobe n'icyana cy'indogobe. Ba bigishwa baragenda bakora nk'uko Yesu yabategetse, bazana indogobe n'iyayo, baziteguraho imyenda yabo, ayicaraho. Haza rubanda rwinshi, abenshi muri bo basasa imyenda yabo mu nzira, abandi baca amashami y'ibiti bayasasa mu nzira. Itara ry'abantu bamushagaye bararangurura bati, Hoziyana mwene Dawidi, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, Hoziyana hasumba hose. Ageze i Yerusalemu, ab'umurwa bose barashika, barabaza bati, uriya ninde? Barabasubiza bati, ni umuhanuzi Yesu w'i Nazareti y'i Galilaya. Yesu yirukana abaguriraga mu rusengero. Nuko Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana, yirukanamo abaguriragamo bose, yubika ameza y'abavunjaga ifeza n'intebe z'abaguraga inuma, arababwira ati, byanditswe ngo, inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo, ariko mwebwe mwayihinduye isenga y'abambuzi. Nuko impumyi n'ibirema bamusanga mu rusengero, arabakiza. Ariko abatambyi bakuru n'abanditsi babonye ibitangaza akoze, n'abana bavugiye mu rusengero amajwi arenga bati, Hoziyana mwene Dawidi, bararakara. Baramubaza bati, aho urumva ibyo babavuga? Yesu arabasubiza ati, ye, ntimwari mwasoma ngo, mu kanwa k'abana bato n'abonka wabonyemo ishimwe ritagira inenge? Arabasiga, asohoka mu murwa, ajya i Betaniya, ararayo. Yesu avuma igiti cyitwa umutini. Bukeye bwaho mu gitondo kare asubira mu murwa, arasonza. Abona umutini iruhande rw'inzira, arawegera, asanga utariho imbuto keretse ibibabi gusa. Arawubwira ati, ntukere imbuto iteka ryose. Muri ako kanya uruma. Abigishwa babibonye baratangara bati, mbega uhereye ko wuma muri ako kanya?
Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko mufite kwizera mudashidikanya mutakora nk'iby'umutini gusa, ahubwo mwabwira n'uyu musozi muti shinguka utabwe mu nyanja, byabaho, kandi ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa byose. Abatambyi babaza Yesu aho yakuye ububasha bwe. Yinjiye mu rusengero, abatambyi bakuru n'abakuru b'ubwo bwoko baza aho ari yigisha, baramubaza bati, ufite butware ki bugutera gukora ibyo? Ninde wabuguhaye? Yesu arabasubiza ati, nanjye reka mbabaze ijambo rimwe, nimurinsubiza nanjye ndababwira ubutware buntera kubikora. Kubatiza kwa Yohana kwavuye he? Ni mu ijuru cyangwa ni mu bantu? Nuko biburanya mu mitima yabo bati, nituvuga yuko kwavuye mu ijuru, aratubaza ati, niki cyababujije kumwemera? Nituvuga yuko kwavuye mu bantu, dutinya ko abantu batugaya, kuko bose bemera ko Yohana yari umuhanuzi. Niko gusubiza Yesu bati, ntitubizi. Nawe arababwira ati, nuko rero nanjye simbabwira ubutware buntera gukora ibyo. Ariko ibi mubitekereza mute? Habayeho umuntu wari ufite abana babiri, asanga umukuru aramubwira ati, mwana wanjye, genda uhingire uruzabibu rwanjye. Nawe aramusubiza ati, ndanze. Maze hanyuma arihana aragenda. Se asanga uwa kabiri amubwira atyo, nawe aramusubiza ati, ndagiye data. Ariko ntiyajyayo. Muri abo bombi ninde wakoze icyo se ashaka? Baramusubiza bati, ni uwa mbere. Yesu arababwira ati, ndababwira ukuri yuko abakoresha b'ikoro n'abamaraya baba banziza kwinjira mu bwami bw'Imana. Dore Yohana yaje muri mwe agendera mu nzira yo gukiranuka, ntimwamwemera, nyamara abakoresha b'ikoro n'abamaraya bo baramwemeye. Ariko nubwo mwabibonye mutyo, ntimurakihana ngo mumwemere. Umugani w'abahinzi bimye shebuja imyaka ye. Mwumva undi mugani. Habayeho umuntu wari ufite urugo, atera uruzabibu, azitiraho uruzitiro, acukuramo urwina, yubakamo umunara, asigamo abahinzi, ajya mu kindi gihugu. Nuko igihe cyo gusarura cyenda kugera, atuma abagaragu be ku bahinzi ngo babahe imbuto ze. Maze abahinzi bafata abagaragu be, umwe baramukubita, undi baramwica, undi bamutera amabuye. Yongera gutuma abandi bagaragu baruta ba mbere, nabo babagira batyo. Hanyuma batumaho umwana we ati, bazubaha umwana wanjye. Maze abahinzi babonye mwene shebuja baravugana bati, uyu niwe mutware, nimucyo tumwice, ubutware bubu bwacu. Nuko baramufata bamwirukana mu ruzabibu baramwica. Mbese nyiri uruzabibu naza, abo bahinzi azabagenza ati? Baramusubiza bati, abo bagoma azabarimbura bibi, maze uruzabibu arusigemo abandi bahinzi bazajya bamuha imbuto zarwo igihe cyazo. Yesu arababaza ati, ntimwari mwasoma mu byanditswe ngo ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka? Ibyo byavuye ku Uwiteka, kandi ni ibitangaza mu maso yacu. Nicyo gitumye mbabwira yuko ubwami bw'Imana muzabunyagwa bugahabwa ishyanga ryera imbuto zabwo. Kandi uzagwira iryo buye azavunagurika, ariko uwo rizagwira wese rizamumenagura rimugira ifu. Abatambyi bakuru n'abafarisayo bumvise imigani ye, bamenya yuko ari bo avuga. Bashaka kumufata, ariko batinya rubanda, kuko bemeraga ko ari umuhanuzi. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 22. Umugani w'ubukwe bw'umwana w'umwami. Yesu yongera kuvugana nabo abacira imigani ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami wacyuje ubukwe bw'umwana we arongora, atuma abagaragu be guhamagara batorewe gutaha ubukwe, banga kuza. Arongera atuma abandi bagaragu ati, mubwire abatowe muti, dore niteguye amazimano, amapfizi yanjye n'inka zibyibushye babibaze, byose byiteguwe, muze mu bukwe. Maze abo ntibabyitaho barigendera, umwe ajya mu gikingi cye, undi ajya mu rutundo rwe. Abasigaye bafata abagaragu be barabashinyagurira barabica. Maze umwami ararakara, agaba ingabo ze, arimbura abo bicanyi, atwika umudugudu wabo. Ubukwe bwiteguwe, ariko abari babutorewe ntibari babukwiriye. Nuko mujye mu nzira nyabagendwa, abo muri buboneyo bose mubahamagare baze bataha ubukwe. Abo bagaragu barasohoka bajya mu nzira, bateranya abo babonye bose, ababi n'abeza. Inzu yo gucurizamo ubukwe yuzura abasangwa. Umwami yinjiye kureba abasangwa, abonamo umuntu umwe utambaye umwenda w'ubukwe. Aramubaza ati, mugenzi wanjye, niki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Maze umwami abwira abagaragu bati, nimumuboha amaboko n'amaguru, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bakahahekenyera amenyo, kuko abatowe ari benshi
ariko abatoranyijwe bakaba bake. Abafarisayo bamugerageresha iby'umusoro, maze abafarisayo baragenda bajya inama y'uko bari bumutegeshe amagambo. Bamutumaho abigishwa babo hamwe n'aba Herode bati, mwigisha, tuzi yuko uri inyangamugayo kandi ko wigisha inzira y'Imana by'ukuri, nturobanura abantu ku butoni kuko utita ku cyubahiro cy'umuntu wese. Nuko tubwire, utekereza uti, amategeko yemera ko duha Kayizari umusoro cyangwa ntiyemera? Ariko Yesu amenya uburiganya bwabo, arababaza ati, mungeragereje iki mwandyarya? Nimunyereke ifeza y'umusoro. Bamuzanira idenariyo. Arababaza ati, iyi shusho n'iri zina ni ibyande? Baramusubiza bati, ni ibya Kayizari. Maze arababwira ati, nuko rero ibya Kayizari mu bihe Kayizari, iby'Imana mu bihe Imana. Babyumvise barumirwa, bamusigaho baragenda. Yesu asubiza abasadukayo ibyo kuzuka. Uwo munsi abasadukayo bahakanaga yuko ari ntawe uzuka, baza aho ari baramubaza bati, mwigisha, Mose yaravuze ngo umuntu napfa batarabyarana mwene se nahungura umugore we acikure mwene se. Nuko iwacu habayeho abavandimwe 7. Uwa mbere yararongoye arapfa, maze kuko batabyaranye araga mwene se umugore we. Nuko n'uwa kabiri n'uwa gatatu kugeza kuri bose uko ari 7 bamera batyo. Hanyuma wa mugore nawe arapfa. Mbese mwizuka azaba ari mukande muri bose uko ari 7 ko bose bari bamufite? Yesu arabasubiza ati, mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe cyangwa imbaraga z'Imana. Mwizuka ntibarongora kandi ntibashyingirwa, ahubwo bamera nk'abamarayika bo mu ijuru. Ariko se ibyerekeye kuzuka kw'abapfuye, ntimwari mwasoma icyo Imana yababwiye ngo, ni jye Mana ya Aburahamu n'Imana ya Isaka n'Imana ya Yakobo? Imana si Imana y'abapfuye, ahubwo ni iy'abazima. Abantu babyumvise batangazwa no kwigisha kwe. Itegeko rirusha ayandi gukomera. Ariko abafarisayo bumvise yuko yatsinze abasadukayo bakananirwa kumusubiza, bateranira hamwe. Umwe muri bo w'umwigisha amategeko amubaza amugerageza ati, mwigisha, itegeko rikomeye mu mategeko ni irihe? Nawe aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. N'irya kabiri rihwanye naryo ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Muri ayo mategeko yombi, amategeko yose n'ibyahanuwe niyo yuririraho. Yesu ni umwana wa Dawidi. Abafarisayo bagiteranye, Yesu arababaza ati, ibya Kristo murabitekereza mute? Ni mwene nde? Baramusubiza bati, ni mwene Dawidi. Arababaza ati, nuko rero ni iki cyatumye Dawidi yabwirijwe n'umwuka amwita umwami we ati, Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati, icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Nuko ubwo Dawidi amwita umwami we, none abasha ate no kuba umwana we? Ntihagira umuntu wabasha kumusubiza ijambo, ndetse uhereye uwo munsi nta muntu watinyutse kongera kugira icyo amubaza. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 23. Yesu abuza abigishwa gukurikiza imigenzereze y'abafarisayo. Maze Yesu avugana n'iteraniro ry'abantu n'abigishwa be ati, abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Nuko rero ibyo bababwira byose mubikore mubiziririze, ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza, kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Bahambira imitwaro iremereye idaterurwa bakayihekesha abantu ku ntugu, ariko ubwabo ntibemere kuba bayikozaho n'urutoki rwabo. Ahubwo imirimo yabo yose bayikorera kugira ngo abantu babarebe. N'impapuro bambara zanditsweho amagambo y'Imana bazagura, bakongera inshunda z'imyenda yabo, kandi bakunda imyanya y'abakuru mu birori n'intebe z'icyubahiro mu masinagogi, no kuramukirizwa mu maguriro, no kwitwa n'abantu rabi. Ariko mwebweho ntimuzitwe rabi, kuko umwigisha wanyu ari umwe, namwe mwese muri abavandimwe. Kandi ntimukagire umuntu wo mu isi mwita data, kuko so ari umwe, ari uwo mu ijuru. Kandi ntimuzitwe abakuru, kuko umukuru wanyu ari umwe, ari Kristo. Ahubwo uruta abandi muri mwe ajya aba umugaragu wanyu. Uzishyira hejuru azacishwa bugufi, uzicisha bugufi azashyirwa hejuru. Yesu aburira abafarisayo n'abanditsi. Ariko mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya, muzabona ishyano kuko mwugarira ubwami bwo mu ijuru ngo abantu batabwinjiramo, namwe ubwanyu ntimwinjiremo, kandi n'abashaka kwinjiramo ntimubakundire. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko murya ingo z'abapfakazi, kandi mugakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca muryarya. Nicyo gituma muzacirwaho iteka riruta ayandi.
mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko muzererezwa mu nyanja no mu misozi no guhindura umuntu umwe ngo yemere idini yanyu, ariko iyo ahindutse mutuma abaruta inkubwe ebyiri kuba umwana w'igehinomu. Mwabarandasi bahumye mwe, muzabona ishyano mwebwe abavuga muti urahiye urusengero ntacyo bitwaye, ariko ngo urahiye izahabu yo mu rusengero azaba yibohesheje iyo ndahiro arahiye. Mwabapfu mwe, mwampumyi mwe, ikiruta ikindi ni ikihe? Ni izahabu cyangwa ni urusengero rwubahiriza izahabu? Kandi ngo urahiye igicaniro ntacyo bitwaye, ariko urahira ituro rikiriho azaba yibohesheje iyo ndahiro arahiye. Mwampumyi mwe, ikiruta ikindi ni ikihe? Ni ituro cyangwa ni igicaniro cyubahiriza ituro? Ni ukurahiye igicaniro n'icy'abarahiye n'ibikiriho byose, kandi urahiye urusengero nirwo abarahiye n'irubamo, kandi urahiye ijuru abarahiye intebe y'Imana n'iyicaraho. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mutanga kimwe mu icumi cy'isogi na anisi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko, ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiriye kubikora, na bya bindi ntimubireke. Mwabarandasi bahumye mwe, mumimina umubu ariko ingamiya mukayimira bunguri. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mwoza inyuma y'igikombe n'imbehe, ariko imbere yabyo huzuye ubwambuzi bwanyu no kutirinda. Wa mufarisayo uhumye we, banza woza imbere y'igikombe n'imbehe, inyuma yabyo habone kuba heza. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro byasizwe ingwa, bigaragara inyuma ari byiza, nyamara imbere byuzuye amagufwa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Niko muri namwe, inyuma mugaragarira abantu muri abakiranutsi, ariko mu mutima mwuzuye uburyarya n'ubugome. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mwubaka ibituro by'abahanuzi mukarimbisha inzibutso z'abakiranutsi, mukavuga muti iyaba twariho mu gihe cya basogokuruza ntituba twarafatanije nabo kuvusha amaraso y'abahanuzi. Uko niko mwihamya yuko muri abana babisha abahanuzi. Ngaho nimwuzuza urugero rwa basekuruza wanyu. Mwanzoka mwe, mwabana b'inshira mwe, muzahunga muti iteka ry'igehinomu. Nuko rero kubw'ibyo ngiye kubatumaho abahanuzi n'abanyabwenge n'abanditsi, bamwe muri bo muzabica, muzababamba, abandi muzabakubitira mu masinagogi yanyu, muzabirukana mu midugudu yose bajyamo, muhere ko mugibweho n'amaraso yose y'abakiranutsi yaviriye ku isi, uhereye ku maraso ya Abeli umukiranutsi ukageza ku maraso ya Zakariya mwene Berekiya, mwiciye hagati y'aheraho urusengero n'igicaniro. Ndababwira ukuri yuko ibyo byose bizasohora kuba iki gihe. Yerusalemu, Yerusalemu wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, ntimunkundire. Dore inzu yanyu muyisigi wari umusaka. Ndababwira yuko mutazambona uhereye none ukageza ubwo muzavuga muti hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 24. Ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Yesu asohoka mu rusengero. Akigenda abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, ntimurebe ibi byose? Ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye, baramubaza bati, tubwire, ibyo bizaba ryari? N'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyitirira izina ryanjye bati ni jye Kristo, bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kwiza. Ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma byitondere, icyo gihe abazaba bari i Yudaya bazahungire ku misozi, n'uzaba ari hejuru y'inzu ye
kuzamanuka ngo atware ku bintu byo mu nzu ye, n'uzaba ari mu mirima ye kuzasubira imuhira ngo azane umwenda we. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano. Namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato, kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Iyo minsi yaba itagabanijwemo ntihajyaga kuzarokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagabanywamo. Icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, n'undi ati ari hano, ntimuzabyemere, kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore mbibabwiye bitaraba. Nuko nibababwira bati dore ari mu butayu, ntimuzajyeyo, cyangwa bati dore ari mu kirambi, ntimuzabyemere. Kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Aho intumbi iri hose niho inkongoro ziteranira. Ariko hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi, uwo mwanya izuba rizijima n'ukwezi ntikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'Umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga, abonye Umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda, bateranye intore ze mu birere bine, uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yaryo. Uko bizamera ubwo Yesu azagaruka. Murebere ku mutini, niwo cyitegererezo. Ishami ryawo iyo ritoshye ibibabi bikamera, mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi, ndetse ageze ku rugi. Ndababwira ukuri yuko ab'ubu bwoko batazashiraho kugeza aho ibi byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba bamarayika bo mu ijuru cyangwa Umwana, keretse Data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'Umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziyuka batwara bose. Niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyana undi asigare. Abagore babiri bazaba basya ku rusyo, umwe azajyana undi asigare. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi Umwami wanyu azazaho. Ariko ibi mubimenye, iyaba nyir'urugo yari amenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso, ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo Umwana w'umuntu azaziramo. Umugani w'abagaragu babiri. Mbese ninde mugaragu ukiranuka w'ubwenge shebuja yasigiye abo mu rugo rwe kubagerera igerera igihe cyaryo? Uwo mugaragu arahirwa, shebuja naza agasanga abikora. Ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibintu bye byose. Ariko umugaragu mubi niyibwira mu mutima we ati databuja aratinze, maze agatangira gukubita abagaragu bagenzi be no gusangira n'abasinzi, shebuja w'uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje n'igihe atazi, amucemo kabiri, amuhanane n'indyarya. Niho bazaririra bakahahekenyera amenyo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 25. Umugani w'abakobwa 10. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira, barasinzira. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mu musanganire. Maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu, kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma ba bakobwa bandi nabo baraza, barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Umugani w'abagaragu bahawe itaranto. Bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu, ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye, aho umwe itaranto 5, undi amuha 2, undi amuha 1, uko umuntu ashoboye, arazinduka.
Uwo mwanya uwahawe italanto 5 aragenda arazigenza, agenzuramo izindi italanto 5. N'uwahawe 2 abigenza atyo, agenzuramo izindi 2. Ariko uwahawe 1 aragenda acukura umwobo, ahishamo italanto ya shebuja. Maze iminsi myinshi ishize, shebuja wabo bagaragu araza, abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Uwahawe italanto 5 araza, azana izindi italanto 5, ati databuja, wansigiye italanto 5, dore nazigenzuyemo izindi italanto 5. Shebuja aramubwira ati, nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe italanto 2 araza aravuga ati, databuja, wansigiye italanto 2, dore nazigenzuyemo izindi 2. Shebuja aramubwira ati, nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe 1 araza aravuga ati, databuja, nari nzi ko uri umunyamwaga, kusarura aho utabibye, kuhunika ibyo utagosoye, ndatinya, ndagenda mpisha italanto yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. Ariko shebuja aramusubiza ati, wa mugaragu mubi we, wa munyabute we, ko wari uzi ko nsarura aho ntabibye, mpunika ibyo ntagosoye, italanto yawe ntiwari ukwiriye kuyiha abagenza, nanjye naza ukampa iyanjye n'inyungu yayo? Nuko nimuyimwake muyihe ufite italanto 10, kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. N'uyu mugaragu ntacyo amaze, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bakahahekenyera amenyo. Gucirwaho iteka. Umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene, intama azazishyira iburyo bwe, nawe ihene azishyira ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwe ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi, kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mu mpicyonywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi bazamubaza bati, mwami, twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo kunywa? Kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika? Kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura? Umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data, aba boroheje bari hanyuma y'abandi, ari jye mwabikoreye. Azabwira n'abari ibumoso ati, nimuva aho ndi mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be, kuko nari nshonje ntimumfungurire, nari mfite inyota ntimwampa icyonywa, nari umushyitsi ntimwancumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari umurwayi no mu nzu y'imbohe ntimwansura. Nabo bazamusubiza bati, mwami, twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota, cyangwa uri umushyitsi cyangwa wambaye ubusa, cyangwa urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe, ntitwagukorera? Azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mutabikoreye umwe muri bene data, aba boroheje bari hanyuma y'abandi, nanjye mutabinkoreye. Abo bazajya mu ihaniro ry'iteka, naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 26. Bajya inama yo kwica Yesu. Nuko Yesu arangije ayo magambo yose abwira abigishwa bati, muzi yuko iminsi 2 nishira hazabaho Pasika, umwana w'umuntu azagambanirwa abambwe. Maze abatambyi bakuru n'abakuru b'ubwo bwoko bateranira mu rugo rw'umutambyi mukuru witwaga Kayafa, bagira inama hamwe yo koshyushya Yesu ngo babone uko bamufata bamwice. Ariko baravuga bati, twe kumufata mu minsi mikuru, kugira ngo bidatera abantu imidugararo. Yesu asigirwa amavuta mu nzu ya Simoni umubembe. Yesu ari i Betaniya mu nzu ya Simoni umubembe, umugore aza aho ari afite umukondo w'amavuta meza ameze nk'amadahano y'igiciro cyinshi cyane, ayamusuka ku mutwe yicaye arya. Abigishwa babibonye bararakara, bataye amavuta apfiriye icy'ubusa, ko yajyaga kugurwa impiya nyinshi zigafasha abakene. Ariko Yesu abimenye arababaza ati, uyu mugore muramuterera iki agahinda, ko ankoreye umurimo mwiza? Abakene muri kumwe nabo, abakene muri kumwe n'abiteka, ariko jyeweho ntituri kumwe iteka. Igitumye uyu mugore ansukaho ayo mavuta ku mubiri ni ukuwutunganiriza guhambwa. Ndababwira ukuri yuko aho ubutumwa bwiza buzigishirizwa hose mu isi yose,
icyo uyu mugore ankoreye kizavugirwa kugira ngo bamwibuke. Yuda agurisha Yesu. Hanyuma umwe muri abo 12 witwaga Yuda Isikariyota asanga abatambyi bakuru, arababaza ati, mwampa iki nkamubagenzereza? Bamugerera ibice by'ifeza 30, ahera ko ashaka uburyo yamubagenzereza. Yesu n'abigishwa be basangira ibya Pasika. Ku munsi wa mbere wo kurya imitsima idasembuwe, abigishwa begera Yesu baramubaza bati, urashaka ko dutunganiriza he aho uri burire ibya Pasika? Arabasubiza ati, mujye mu murwa kwa Ntuza, mumubwire muti, umwigisha aravuze ngo igihe cye kirenda kugera, ngo iwawe niho ari busangirire ibya Pasika n'abigishwa be. Abigishwa bagenza uko Yesu yababwiye, baringaniza ibya Pasika. Bugorobye yicarana n'abigishwa 12 ngo basangire. Bakirya arababwira ati, ndababwira ukuri yuko umwe muri mwe ari bungambanire. Barababara cyane, bahera ko bamubaza umwe umwe bati, mwami nige? Nawe arabasubiza ati, uwo duhuriza amaboko ku mbehe niwe uri bungambanire. Umwana w'umuntu aragenda nk'uko byanditswe kuri we, ariko uwo muntu ugambanira umwana w'umuntu azabona ishyano. Ibyajyaga kumubera byiza nuko abataravutse. Yuda uwo wari ugiye kumugambanira aramubaza ati, mwigisha ninjye? Aramusubiza ati, wakabimenye. Yesu atanga ifunguro ryera. Bakirya Yesu yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, awuha abigishwa be, arababwira ati, nimwende murye, uyu ni umubiri wanjye. Yenda igikombe aragishimira, arakibaha, arababwira ati, munywere kuri iki mwese, kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya, ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mpereye none, nkageza umunsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bwa Data. Bamaze kuririmba barasohoka, bajya ku musozi wa Elayono. Yesu ahanura ko Petero ari bumwihakane gatatu. Maze Yesu arababwira ati, mwebwe mwese iri joro ibyanjye birabahemuza, kuko byanditswe ngo, nzakubita umwungeri, umukumbi w'intama usandare. Ariko nimara kuzurwa, nzababanziriza kujya i Galilaya. Maze Petero aramusubiza ati, nubwo bose ibyawe biri bubagushe, jyeweho ntabwo bizangusha. Yesu aramubwira ati, ndakubwira ukuri yuko muri iri joro inkoko itarabika gatatu, inkoko itarabika uri bunyihakane gatatu. Petero aramubwira ati, naho byatuma mpfana nawe, nabwo sindi bukwihakane na hato. N'abandi bigishwa bose bavuga batyo. Yesu asengana umubabaro ari i Getsemani. Maze Yesu agerana nabo ahitwa i Getsemani, abwira abigishwa bati, nimube mwicaye aha, nigire hariya nsenge. Ajyana Petero na bene Zebedayo bombi, atangira kubabara no guhagarika umutima cyane. Ajyana Petero na bene Zebedayo bombi, atangira kubabara no guhagarika umutima cyane. Maze arababwira ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi, kenda kunyica. Mugume hano, mubane maso nanjye. Yigira imbere ho hato, arunama, arasenga ati, Data, niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko jyewe nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Agaruka aho abigishwa bari, asanga basinziriye, abaza Petero ati, harya ntimubashije kubana amaso nanjye isaha imwe? Mube maso, musenge mutajya mu moshya. Umutima niwo ukunze, ariko umubiri ufite intege nke. Yongera kugenda ubwa kabiri, arasenga ati, Data, niba bidashoboka ko iki kindenga, ngo kereka nkinywereyeho, ibyo ushaka aba ari byo biba. Yongeye kugaruka asanga basinziriye, kuko amaso yabo aremereye. Arongera abasigaho, aragenda asenga ubwa gatatu, avuga amagambo amwe n'aya mbere. Maze agaruka aho abigishwa bari, arababwira ati, musinzire noneho muruhuke. Dore igihe kirenda gusohora, umwana w'umuntu agambaniwe mu maboko y'abanyabyaha. Nimubyuke tugende, dore ungenzi ari hafi. Bafata Yesu. Akibivuga, Yuda umwe muri abo 12 azana n'igitero kinini gifite inkota n'inshyimbo, giturutse ku batambyi bakuru n'abakuru b'ubwo bwoko. Ariko umugambanira yari yabahaye ikimenyetso ati, uwo ndi busome ni uwo mumufate. Uwo mwanya yegera Yesu, aramubwira ati, ni amahoro mwigisha? Aramusomagura. Yesu aramubwira ati, mugenzi wanjye, kora ikikuzanye. Maze baraza basumira Yesu, baramufata,
umwe muri abo bari kumwe na Yesu arambura ukuboko akura inkota ye ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru amuca ugutwi. Maze Yesu aramubwira ati, subiza inkota yawe mu rwubati rwayo, kuko abatwara inkota bose bazicwa n'inkota. Mbese wibwira yuko ntabasha gusaba Data akanyoherereza abamarayika nonaha basaga legiyoni 12? Ariko rero bibaye bityo ibyanditswe byasohora bite kandi ariko bikwiriye kuba? Uwo mwanya Yesu abaza igitero ati, harya muhurujwe no kumfata nk'uko muzira umwambuzi mufite inkota n'inshyimbo? Nicaraga mu rusengero iminsi yose nigisha, kuki mutamfashe? Ariko ibi byose bibereyeho kugira ngo ibyanditswe n'abahanuzi bisohore. Nuko abigishwa bose baramuhana barahunga. Abatambyi bacira Yesu urubanza rwo gupfa. Abafashe Yesu bamujyana kwa Kayafa umutambyi mukuru, ariho abanditsi n'abakuru bari bateraniye. Petero amukurikira arenga ahinguka agera ku rugo rw'umutambyi mukuru, arujyamo yicarana n'abagaragu ngo arebe amaherezo. Maze abatambyi bakuru n'abanyarukiko bose bashaka Yesu ho ibirego by'ibinyoma ngo babone uko bamwica, barabibura nubwo haje abagabo b'ibinyoma benshi. Hanyuma haza babiri baravuga bati, uyu yagize ngo yabasha gusenya urusengero rw'Imana akarwubaka mu minsi 3. Umutambyi mukuru arahaguruka aramubaza ati, ntiwiregura na hato? Ntiwumvise ibyo babakureze? Yesu aricecekera. Umutambyi mukuru aramubwira ati, nkurahije Imana ihoraho, tubwire niba ari wowe Kristo, umwana w'Imana. Yesu aramusubiza ati, wakabimenye, kandi ndababwira yuko hanyuma muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ubushobozi bw'Imana aje ku bicu byo mu ijuru. Umutambyi mukuru abyumvise atyo ashishimura imyenda ye ati, arigereranije. Turacyashakira iki abagabo? Dore noneho mwiyumviye kwigereranya kwe. Muratekereza iki? Baramusubiza bati, akwiriye kwicwa. Nuko bamucira amacandwe mu maso, bamukubita ibipfunsi, abandi bamukubita inshyi bati, duhanure Kristo, ninde ugukubise? Petero yihakana Yesu. Ubwo Petero yari yicaye hanze mu rugo, umuja aramwegera aramubwira ati, nawe wari kumwe na Yesu w'umunyagalilaya? Maze abihakanira imbere ya bose ati, ibyo uvuze sinzi ibyo ari byo. Arasohoka ageze mu bikingi by'amarembo, undi muja aramubona, abwira abahari ati, n'uyu yari kumwe na Yesu w'i Nazareti. Yongera kubihakana arahira ati, uwo muntu simuzi. Hashize umwanya muto abari bahagaze aho baraza babwira Petero bati, nukuri nawe uri umwe muri bo, ndetse n'imvugo yawe irakumenyekanishije. Maze atangira kwivuma no kurahira ati, uwo muntu simuzi. Muri ako kanya inkoko irabika. Petero yibuka ijambo Yesu yari yavuze ati, inkoko itarabika uri bunyihakane 3. Arasohoka ararira cyane. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 27. Bashyira Yesu Pilato. Umuseke utambitse, abatambyi bakuru bose n'abakuru b'ubwo bwoko bigira inama yo kwica Yesu. Baramuboha baramujyana, bamushyira umutegeka Pilato. Yuda yiyahura. Maze Yuda wamugambaniye abonye ko urubanza rutsinze Yesu, aricuza, asubiza abatambyi bakuru n'abakuru bya bice by'ifeza 30 ati, nakoze icyaha kuko nagambaniye amaraso atariho urubanza. Ariko bo baramusubiza bati, biramaze, ni ibyawe. Ifeza zijugunya mu rusengero, arasohoka aragenda arimanika. Ariko abatambyi bakuru bajyana bya bice by'ifeza baravuga bati, amategeko ntiyemera ko tubishyira mu bubiko bw'Imana kuko ari ibiguzi by'amaraso. Bajya inama bazigura isambu y'umubumbyi ngo igihambwamo abashyitsi. Nicyo gituma iyo sambu yitwa isambu y'amaraso na bugingo n'ubu. Nibwo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya byasohoye ngo, bajyanye ibice by'ifeza 30 aricyo giciro cy'uwo baciriye, uwo bamwe mu Bisirayeli baciriye, babigura isambu y'umubumbyi nk'uko Uwiteka yanyeretse. Pilato acira Yesu urubanza. Ubwo Yesu yari ahagaze imbere y'umutegeka. Umutegeka aramubaza ati, ni wowe mwami w'Abayuda? Yesu aramusubiza ati, wakabimenye. Abatambyi bakuru n'abakuru baramurega, ariko ntiyagira icyo yireguza na hato. Maze Pilato aramubaza ati, ntiwumvise ko bagushinje byinshi? Ariko ntiyamusubiza ijambo na rimwe, bituma umutegeka yumirwa cyane. Muri iyo minsi mikuru, uko umwaka utashye, umutegeka yagiraga akamenyero ko kubohorera abantu imbohe imwe iyo bashakaga.
icyo gihe bari bafite imbohe y'ikimenywa bose yitwaga Baraba. Nuko bateranye Pilato arababaza ati, uwo mushaka ko mbabohorera ninde? Ni Baraba cyangwa ni Yesu witwa Kristo? Kuko yamenye yuko ishyari ari ryo rimubatangishije. Kandi ubwo yari yicaye ku ntebe y'imanza, umugore we amutumaho ati, ntugire icyo utwara uwo mukiranutsi, kuko naraye ndose byinshi kuri we byambabaje. Ariko abatambyi bakuru n'abakuru boshya abantu ngo basabe Baraba bicishe Yesu. Nuko umutegeka yongera kubabaza ati, muri aba bombi uwo mushaka ninde nkamubabohorera? Bati, ni Baraba. Pilato arabasubiza ati, Yesu witwa Kristo ndamugira nte? Bose bati, nabambwe. Nawe arababaza ati, kuki? Yakoze icyaha ki? Ariko barushaho gusakuza cyane bati, nabambwe. Nuko Pilato abonye ko arushywa n'ubusa, ahubwo ko barushijeho gushega, yenda amazi akarabira imbere y'abantu ati, jyeweho nta cyaha kindiho kubw'amaraso y'uyu mukiranutsi, biraba ibyanyu. Abantu bose baramusubiza bati, amaraso ye natubeho no ku bana bacu. Maze ababohorera Baraba, ariko amaze gukubita Yesu imikoba aramutanga ngo abambwe. Abasirikare bashinyagurira Yesu. Maze abasirikare b'umutegeka bajyana Yesu mu rukiko, bamuteraniranirizaho ingabo zose. Baramucuza, bamwambika umwenda w'umuhemba, baboha ikamba ry'amahwa barimwambika mu mutwe, n'urubingo mu kuboko kwe kw'iburyo, baramupfukamira, baramushinyagurira bati, ni amahoro mwami w'Abayuda. Bamucira amacandwe, benda rwa rubingo, barumukubita mu mutwe. Bamaze kumushinyagurira, bamwambura wa mwenda, bamwambika imyenda ye, bamujyana kumubamba. Yesu abambwa. Bagisohoka bahura n'umunyakurene witwaga Simoni, uwo bamuhata kujyana nabo ngo yikorere umusaraba wa Yesu. Bageze ahitwa Igorogota, hasobanurwa ngo inyabihanga, bamuha vino ivanze n'indurwe ngo anywe, asogongeye yanga kuyinywa. Bamaze kumubamba bagabana imyenda ye, barayifindira, bicaraho baramurinda. Bashyira hejuru y'umutwe we ibirego bamureze byanditswe ngo, uyu ni Yesu umwami w'Abayuda. Maze abambuzi babiri bababambana nawe, umwe iburyo bwe undi ibumoso. Abahisi baramutuka, bamuzunguriza imitwe, baravuga bati, wowe usenya urusengero ukarwubaka mu minsi 3, ikize. Ntibura umwana w'Imana, manuka uve ku musaraba. Abatambyi bakuru n'abanditsi n'abakuru nabo bashinyagura batyo bati, yakijije abandi ntabasha kwikiza. Ko ari umwami w'Abisirayeli, namanuka ave ku musaraba nonaha, natwe turamwemera. Yiringiye Imana, ngaho nimukize nonaha niba imukunda, kuko yavuze ati, ndi umwana w'Imana. N'abambuzi babambanywe nawe nabo bamutuka batyo. Urupfu rwa Yesu. Uhereye ku isaha ya 6 abubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha ya 9. Maze ku isaha ya 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati, Eli Eli lama sabakitani, bisobanurwa ngo, mana yanjye niki kikundekesheje? Ariko bamwe mu bari bahagaze aho babyumvise baravuga bati, umva wa mugabo arahamagaririye. Uwo mwanya umwe muri bo arirukanka, yenda sipongo, ayuzuza inzoga isharira, ayishyira ku rubingo arayimusomesha. Ariko abandi bati, buretse turebe ko Eliya aza kumukiza. Ariko Yesu yongera kuvuga ijwi rirenga, aratanga. Ibitangaza byabaye Yesu amaze gutanga. Umwenda ukingiriza hera cyane h'urusengero utabukamo kabiri, utangirira hejuru ugeza hasi, isi iratigita, ibitare birameneka, ibituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa, bava mu bituro. Maze amaze kuzuka binjira mu murwa wera, babonekera benshi. Umutwaro utwara umutwe w'abasirikare n'abari kumwe nawe barinda Yesu, babonye igishyitsi n'ibibaye, baratinya cyane bati, nukuri uyu yari umwana w'Imana. Hariho n'abagore benshi bari bahagaze kure bareba, nibo bakurikiye Yesu ava i Galilaya baramukorera. Muri bo harimo Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yakobo na Yosefu na nyina wa bene Zebedayo. Yosefu ahamba Yesu. Nuko nimugoroba haza umuntu w'umutunzi wo muri Arimataya witwaga Yosefu, kandi nawe yari umwigishwa wa Yesu. Uwo ajya kwa Pilato asaba intumbi ya Yesu, maze Pilato ategeka ko bayimuha. Yosefu ajyana intumbi, ayizingira mu mwenda w'igitare wera, ayishyira mu mva ye nshya, iyo yakorogoshoye mu rutare, abirindurira igitare ku munwa w'imva, aragenda.
Mariya Magadalena na Mariya wundi bari bahari bicaye berekeye imva, barinda imva ya Yesu. Nuko bukeye bwaho ari wo munsi wakurikiraga uwo kwitegura, abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranira kwa Pilato. Baramubwira bati, mutware, twibutse yuko wamubeshya akiri muzima yagize ngo iminsi 3 nishira azazuka. Nuko tegeka barinde igituro cyane bazageze ku munsi wa 3, kugira ngo abigishwa be bataza kumwiba bakabwira abantu ngo arazutse, maze kuyoba kwa nyuma kukaruta kwa mbere. Pilato arababwira ati, ngaba barinzi nimugende mu kirindisha uko mubizi. Nabo baragenda barindisha igituro, bahoma ubushishi ku gitare kugira ngo bagiteranye n'umunwa w'igituro, babushyiraho ikimenyetso, abarinzi bahari. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 28. Kuzuka kwa Yesu. Nuko umunsi w'isabato ushize kuwa mbere w'iminsi 7, umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika w'Umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru, abirindura igitare akicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo n'imyenda ye yeraga nk'urubura. Babarinzi bamubonye bagira ubwoba, bahinda imishitsi, basa n'abapfuye. Ariko marayika abwira abagore ati, mwebweho mwitinya, kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze. Nimuze murebe aho Umwami yari aryamye. Nimugende vuba mubwira abigishwa be yuko yazutse, kandi azababanziriza kujya i Galilaya. Iyo niho muzamubonera, dore ndabibabwiye. Bava mu gituro vuba bafite ubwoba n'ibinezaneza byinshi, birukanka bajya kubibwira abigishwa be. Maze Yesu ahura nabo arababwira ati, ni amahoro. Baramwegera bamufata ku birenge, baramupfukamira. Maze Yesu arababwira ati, mwitinya, nimugende mubwire bene data bajya i Galilaya, niho bazambonera. Bakigenda bamwe muri ba barinzi bajya mu murwa babwira abatambyi bakuru ibyabaye byose. Bateranira hamwe n'abakuru bajya inama, bagurira abasirikari ifeza nyinshi bati, mujye muvuga muti, abigishwa be baje nijoro dusinziriye baramwiba. Umutegeka naramuka byumvise tuzamwemeza, namwe tuzabakiza amakuba. Nuko baherako bijyanira ifeza, babigenza uko bohejwe. Iryo jambo ryamamara mu Bayuda na bugingo n'ubu. Yesu atuma abigishwa be mu mahanga yose. Nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana n'abati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi.